ngiye gushaka amafaranga kwa kundi nayabona ndayazana ntayabona ubwo nta kundi. Bro ujya gushaka amafaranga nyine ibintu bimeze nabi si byose ako wakumva uri muri hano amafaranga ndayashaka yehise umva harimo risike zizadanya ntabwo byakunda. Bro genda uzana amafaranga nuguma hano biraba bibi ntabwo byavamo. Wowe wabyumva ubivuga gutyo ngo njye gushaka amafaranga umva harimo risike urebye nabi wanafunga. Wowe genda amafaranga uko ari biboneke kose uzana amafaranga. None inzara mfite we irandembeje. Kuvuga inzara ndeba se njye ndi ibiryo urabara gufata inzira ukajya kubishaka ukandeba nje uranze. None se ndabeshya twabwiriwe tugiye no kuburara none se mvuge ko mpazi ako sita nawe ushatse kunanira nese ni gute twaburaye urabyutse mu gitondo usubiye kuryama ntujye no gushaka ibiryo umvaga ko turirirwa iki uraburara nyine n'ubundi. Bone nta n'isoni umva mu buzima wenda kugaburira iminsi yose isiko wibonye umva ni ukubona ugenda mu nzira gusa ariko uri hasi. Ndi hasi nuko nta kazi mfite ngiye kugashaka n'ibyo byawe ntabwo uzongera kubinzana nuko nta kazi mfite nuko nkenye niyo mpamvu uvuze ngo ndi hasi. Mbere y'ibindi byose banza ushaka ako kazi ureke kunzana n'ubugoryi. Sore ko numufata mu bukene bwanyu mfashe nabi reka nshaka akazi ninkabona uzanzanaho bimwe byawe umva ringiye nawe ngiye kugashaka ariko sawa kandi uzi mbonye akazi ngo wanzanaho bimwe byawe umva wakwimenya nkabo kwanjye nagucaho singuye na rifuti warwara ukirwaza nta kintu wakongera no kumbaza ngiye gushaka akazi ariko nanjye unyibagirwe. Asiki ese aho uhereye uvuga ngo ugiye gushaka ako kazi wagashatse ukava muri ibyo ngibyo ese amagambo niyo uhoze imbere wakoze n'ibikorwa tukareba. Reka bifashe ukanzamuka nazo ko ndi musaza wawe reka wavuze ndanakureka njye nanaguceka bura natuje utagira ngo mu bukene nawe kubita njye nkumenyere. Nagusora ukajya hanze ukajya kuba mu kiraro wibuke ko hano ari wanjye. Ngiye kugenda nshake geste nkoresha sindubura umuntu umuhanda ndi bufate amafaranga nkayabona ubwo nubona nagarutse nyine umenye ibyabaye. Mva bro iyo ni deal ko nta handi amafaranga yava makuza n'amafaranga setu ariko umenye ko harimo kondisiyo aba bantu bose bari maso sinzi ko biri bupfe gukunda ngo bari maso abantu bose ntago ariko bari maso harimo n'injiji. Mva bro mvuge rimwe umve kabiri ashaka amafaranga yanjye ko nta mafaranga mfite. aya wigira rwose uyu munsi no munsi wawe wa nyuma nimba aragusezera basezera kuko uyu munsi nutanyishyura yanjye leta nkurabura to n'umwica baragufunga setu. ibyo mwigize nibiki nyanyenyenye bamfunga ari kanje yanyishyuye sundi woranyishyura mani cyane naguri bunyishyure mbimenye shaha uyu munsi ko nutanyishyura atari bwumvikanira ndakubiza da ndakina se kankubwira naje ibintu byo gutogosanya cyane ntago birimo habwo wowe amafaranga yawe ndaje mu kanya kugezeho mfite umutipa aka kanya mutuvugana ngiye kwishyuza ngiye kugenda mwishyuza amafaranga ya saa 10 araba kugezeho. saa 10 ntari biziragira tukiri kumwe zigera uyituyamba ntari reka tugende uwo muntu mwishyuze ntaye mite mwishyura si ibintu byumvikana. ase ko mutazi ngwino bane tugende unyishyura yanjye dore murananiza. Reka manze wenda bure sister nyine manze mubwire ukuntu bimeze n'ahantu tugiye nze tugende. Neza ese ibyo navugaga mu kana ntabwo wabyumvaga ngiye kwishyuza nishyura uriya muvandi murabona atamereye nabi. Dore nguyu wa muntu ndimo amafaranga nishyura umuntu nishyura ngeze mu mafaranga babarira nta mafaranga nkurimo buretse nusubire duseriye nagenda atamafaranga uranyishyura cyangwa unyishyura nisimvuga nta mafaranga nkurimo nayiki uranyishyura mwana cyangwa unyishyura nagomba kwishyura nta mafaranga nkurimo ngiye ntayo nzi ntayo uzi ntago agenda ateze agenda
yayandi ayo mafaranga njye ntabwo nyazi uwo nigera kumbabaza kandi njyewe shayishura bose nanjye nyishyura kubaza nako nkahita nafata niwe nkahita umva se sinkwishyuye ideni ryawe nirirangiye sinisere ko nta kindi kintu uzongera kugaruka kumbaza umvuyemo ideni uzi ko se ninsanga hari ibipfu nazagaruka guteza ingaruka nzijyane nesitinge ndebe ninsanga umangitse nzakwereka umushenzi wese ugarutse ku marishya wanditse zimbwira ko ugiye ngiye gushaka akazi bizamo ingaru ndagarutse urabona ncumbikiyeho gakeya ngiye gushaka akazi banyuma na telefone mpuye n'amabandi yarananyije nuko nirwanya bagahita banyaka telefone kanze ubu ncumbikiyeho gake mbanze nshaka indi mite nshaka akazi ugurishije telefone none ugarutse mu mucumbikira reka reka ntabwo bishoboka wanditse zimbwira ko ugiye none ugarukiye hano gukora iki se nanjye sinashaka kugaruka nuko banyibye kandi ntawe nakwerekeza ahangaha niho gusa mfite famiye muri Kigali ubwo rero korera imana wange satani ubu ncumbikiyeho gake nimba na telefone nzashaka akazi nzatanga ashaka niko wagurishije telefone uje umbeshya ngo bayikwibye nta soni ugira ayo mafaranga uyigurishije wowe genda uyacumbikemo noneho aba yazana gutunga isi ngushaka hano ntabwo nayigurishije uri kwibaje nagomba ko nayigurishije ku giti cyanjye ariko banyibye nayo kandi bakwiba rero urancumbikira ho gakeya ninyibona telefone yindi nzahita nshaka akazi ndetse nadashaka ko telefone bayinyibye urancumbikira ako se mbona ko nkwiyiziye neza koko wowe bakwiba telefone nawe ubwawe uziba wowe wayigurishije wowe genda ushaka uko ubigenza njye singushaka hano urabizi amagambo avuye hano umbwiye so rero please ntabwo ushaka hano naje hasi ko nawe kurusha mfite telefone reka binjire mu nzu nyicare nzicara nimara kubona akazi nzahita ngenda naje sinaho kuba mfite mva bane konti ibere rimwe ariko umuvandimwe mbwiza ukuri singushaka hano